icyo cyose ijambo ry'Imana riravuga ngo tuyikorere mu byiza no mu bibi. Yes. Rero ni ukuvuga ko n'iyi covid yaje iri muri bya bibi ijambo ry'Imana rivuga. Yes. Ntabwo tuzareka Imana ngo nuko haje covid, Yego. hazaza n'ibindi kuko Yes. ibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi w'uwanjye azabeshwaho n'iki. Ese kwizera. ni ukuvuga ko imfatiro z'isenga Yes. umukiranutsi azabeshwaho n'iki? Azabeshwaho no kwizera kuko Imana twizeye rero nuko tuyizeye mu bintu ibyo ari byo byose. Twiyizeye mu byiza tukayizera no tuyizeye muri corona, Yego. tukayizera na nyuma ya corona. Yes. Na mbere ya corona itaraba twarayizeye. Twahuye n'ibindi byinshi ariko rero reka mbabwire ko dukomeze twizera Imana Hallelujah. mu byiza no mu bibi. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanera de. Shuti bakunzi b'Ikamba Karuvari TV, nongeye kubasuhuza mwese aho muri. Amahoro y'Imana bane namwe kandi mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ntekereza ko muradukunda muri benshi. Burundi turabashuje, Tanzania, Kongo hariya, abanyagisenya, abanyakigali, abakaruvari, Nazarene, mwese turabashuje mu izina rya Yesu. Reka dusuzane n'aba diaspora aho muri hose mukurikirana icano. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi nanagize umugisha, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuramyi wa mukuririmba wa mukorera Imana, kandi muri iki gihe cya covid nawe yagiciyemo, ariko na n'uyu munsi aracyari mu nzu y'Imana. Mbere ko tumwakira reka dusenge Imana. Data wera, ndaguhamagaye ngo uzubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zigaragare kuri twe n'abatureba, buri wese ahari yakira ubuzima bushya, kandi iri jambo tugiye kwigaho reka rigira icyo rimarira mwene data dukurikiye. Urakoze kumbwiye kubikoze, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Turakwakiye ku Ikamba Karuvari TV. Asante, murakoze. Imana ibahe umugisha. Pastor, ndakwishimiye kuba umpaye uyu mwanya tugakorana ikiganiro. Ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo abantu bashobora kubyita ibisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe kuba uyu mwanya uwubonye. Ijambo ry'Imana ni ryiza kandi ndishimye kuko umpaye umwanya. Imana iguha umugisha n'abadukurikiye bose. Imana ibahe umugisha. Amen. Ya tugiye kuganira ku ijambo Yobu 23:13 biravuga ngo ariko igira icyo yitumye ninde wabasha kuyivuguruza, kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora. Tuvuge ngo amen. Amen. Patro, muri bihe bya covid ubayemo, dufite ikibazo cy'abantu nkawe bakoraga umurimo w'Imana, nyuma ngo haza kuba covid, duhura wa mwambaro w'ubukristo bari barambaye, uyu munsi barawiyambuye. Twarebye uburyo inzoga cyangwa se primus cyangwa se inganda zikora inzoga zabonye abakiriya cyane muri iki gihe cya covid. Noneho tumenya ko n'abandi bari bafite Imana bayimuye bagashyiramo ibindi bintu bitari Imana. N'iki wabwira abantu nk'urubyiruko uyu munsi byaye kabiri uracyari umujene, nawe kunywa inzoga wazinywa, nawe wakora ibindi? Ese n'iki we gituma utabikora? Ikintu kituma udakora icyaha wakomeza kuba mu rusengero ukaba mu ikanisa ni ikihe? Murakoze cyane. Ego koko muri ibi bihe ya covid yateye abantu bagiye bahura n'ibibazo. Hari abaguye koko, hari abavuye mu byizerwa, ariko reka mbabwire ko uwo muntu mpuye nawe cyangwa se inama nagira uwo muntu, mu by'ukuri twahuye n'ibibazo, ariko nanone ijambo ry'Imana ntabwo twizera Imana mu gihe dushobora kwita ko ari igihe cyiza. Igihe icyo ari cyo cyose ijambo ry'Imana riravuga ngo tuyikorere mu byiza no mu bibi. Rero ni ukuvuga ko n'iyi covid yaje iri muri bya bibi ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo tuzareka Imana ngo nuko haje covid, hazaza n'ibindi kuko ibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi w'uwanjye azabeshwaho n'iki. Ese ni ukuvuga ko imfatiro z'isenga umukiranutsi azabeshwaho n'iki? Azabeshwaho no kwizera kuko Imana twizeye rero nuko tuyizeye mu bintu ibyo ari byo byose. Twiyizeye mu byiza tukayizera no tuyizeye muri corona, tukayizera na nyuma ya corona. Na mbere ya corona itaraba twarayizeye. Twahuye n'ibindi byinshi, ariko rero reka mbabwire ko
dukomeze twizere Imana Hallelujah. mu byiza no mu bibi. Rero inama namugira mu by'ukuri nubwo waba warahuye n'ibikaka izo ni intare. Yego. ADPR niziririmba akavuga ngo izo ni intare ziziritse. Yes. Witinya ibyo, iyi covid iraziritse. Yes. Ntabwo ishobora gutera ubwoba umuntu wamenye Imana. Amen. Rero ndabizeza ntashidikanya neza ko nubwo corona yaza, nubwo byaba bimeze bute, nibakomeze bizera Imana. Amen. Kuko Imana irashoboye. Kandi icyo nabagiramo inama, batekereze bibaze, Yego. ese iyi covid nicyo kintu gikomeye bahuye nacyo mu buzima bwabo. Voilà. Kuva babayeho ni ukuvuga ko iyi covid nibaye ikibazo gishobora gutuma ava mu byizego. Rero kugwa si ikibazo, kuko na Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga, Pawulo yavugaga ngo iyo nguye ababyutse. Ni ukuvuga ko ikibazo ni ukugwa ukarambarara ukava mu byizego, ariko nugwa wongere utekereze, wibuke neza, kuko nubwo nguye haracyari ibyiringiro kandi haracyari imbabazi. Bongere bagarukira Imana ni nyembabazi, n'uyu munsi yo kongera kandi ikabasubizamo. Rero n'ikindi nababwira, nanjye ndi umujene kuko wabivuze pastor, umuntu ashobora no gukora ibyo nabo bari gukora, ariko biri ijambo ry'Imana riravuga ngo byose turabyemerewe, ariko siko bitugiriye umumaro. Yes. Inzoga nazimwa. Tukiri aho, ni cyo kintu cyagushoboje kuba uyu munsi wa none ugihagaze mu gakiza? Nakubonye mu ikanisa, mbona uburyo usenga, mbona uburyo uramya Imana. Ni cyo kintu cyagushoboje kugira ngo abandi baguye we ntuhagwire? Ikintu cyanshoboje rero mu by'ukuri biterwa naho umuntu, nuko umuntu afata Imana mu buzima bwe. Donc hari umuntu ushobora gufata Imana akavuga ngo Imana yanjye nyikundira mu gihe nishimye, ariko mu gihe mbabaye Imana yanjye nyivaho. Kubera ko wibuke ko hari abantu bafashwaga n'igisirimba. Donc uyu munsi tumaze igihe tudasirimba, kandi abo bantu iyo bajyagamo bagasirimba bakabira ibyuya, avuga ati nukuri uyu munsi twafashije. None igisirimba nta gihari. Niki wowe cyagufashije ko nawe ukunda igisirimba nkanjye? Wowe ntube nkuriya muntu kandi kanise ifunze. Yes, icyo rero niyo mpamvu nashatse kuvuga ko biterwa nuko umuntu yakiriye Imana muri we, nuko umuntu yakijijwe. Rero ibi ngibi bishobora kugaragaza umuntu ukomeye mu gakiza n'udakomeye mu gakiza. Donc ni ukuvuga ko ibi bigaragaje ko nimba umuntu uyu munsi wa none yaravuye mu Mana ngo nuko nta gisirimba gihari, donc ni ukuvuga ko yizereye mu gisirimba. Kandi igisirimba donc hari umuntu wabivuze ngo ni nka siporo umuntu ashobora gukora mu buzima, ariko uwo nguwo yayifashe nka siporo. Ariko rero nzi neza kuko Imana namenye, nubwo ntari gusirimba ariko mu mutima ndi gusirimba. Ndi gusirimba kuko n'ubundi Imana yanjye namenye, ntago nayimenye kubera kuko narimo nsirimba. Uyu munsi wa none nshobora kwicara hariya ngasirimba, nkabyinira Imana nta na senti, nkayitambira, ngasimbuka, ngakorana bya bindi byose nasanzwe nkora harimo senti. Kubera kuko Imana ntabwo ninyumvira mu gisirimba, ahubwo ni uburyo nyifata. Uko mbyutse ndayibona, uko ngenda mu muhanda ndayibona, uko buri buzima bwa buri munsi mbona Imana. Rero uwo munsi wa none ntabwo nayireka ngo kubera kuko igisirimba kidahari, na nyuma y'igisirimba hari Imana. Ese uyu munsi wa none bavuze ngo insengero zirahagaze burundu, twareka gusenga ngo nuko? Rero reka mbabwire, nibagaruke bakomeze Imana, bayikunde, kubera kuko hari ibyiza birenze n'ibi, ndetse hashobora no kuza n'ibirenze iyi covid, ntawamenya. Ariko rero se dukomeze Imana, tuyiringire, kuko ari n'igihe babivugaga kera ko batari igihe kizagera insengero zifunga, abantu bakabyumva kuko nyine ari nka story ziri kuza gutyo gusa. Ariko uyu munsi wa none turimo turabibona. Hari akantu ngira ngo wenda nanone nsubizeho, bakunzi b'ikamba Karuvari. Urabona Mose ngo afata abantu 12 ngo abohereze i Kanani, habwa ati mugende mutati igihugu, noneho duhaguruke tuza amakuru tumenye ngo ni ingabo zingana gute turi bujyane. Urabizi mu bintu byo kurwana n'undi, urabanza ukamenya intege nke z'umuntu kugira ngo ubashe kumenya imbaraga zawe. Noneho bagezeyo ngo abagabo 10 babona bimwe, doko na 2 babonye nk'ibyo babonye, ariko bagaruka munafite kudayi gutekereza. Bageze imbere ya Mose bose baravuga, ariko Isona akavuga ati ibyo bavuze nibyo, ariko reka dushyire kano kantu, niba Uwiteka twishimira tuzaburya nk'imitsima. Aho ngaho ni iki kintu cyatumye bari abantu babona ko niba Uwiteka bishimira bazaburya nk'imitsima, zirambaraga bazikuye? Aho niho rero natangiye mvuga ngo biterwa n'ukuntu umuntu azi Imana ye.
mu gitondo batubwiye ukuntu Sara cyangwa se Aburahamu yabaye sekuruza w'amahanga cyangwa se yabaye umwe mu bantu tuvuga muri Bibiliya bizeye Imana. Uyu munsi ari rwo rugero dufata. Ni ukubera iki? Nuko uko yari yarafashe Imana, uko yari yarizeye Imana. Naravuze ngo nubwo uyu munsi wa none ndi butange Isaka, ndabizi neza kuko nyuma yo kumutanga Imana ishobora kumugarurira ari muzima. Ni ukuvuga ko bariya nabo bagiye gutata igihugu, barakibona kuko basanga ngo ni abagabo barebare kandi banini bakomeye. Amen. Uko bari babivuze byari ukuri. Ariko bariya babiri kubera kuko bari bazi imbaraga z'Imana n'ukuntu bari bazi Imana muri bo, baravuga ngo nta bugari buhari bushobora kurenza Imana. Nyuma y'Imana nta wundi muntu. Uko bangana, uko bari abagabo banini b'amaboko manini b'imbaraga barebare, ariko Imana gusa, Imana tuzi ya yindi yakoze imirimo n'ibitanga, upfa kuba gusa twishimiye. Bariya ni ubusa imbere yacu. Ni ukuvuga ko n'uyu munsi wa none nubona umuntu uyu munsi wa none mu gitondo arakitwe nimugoroba akava mu byizego, ntabwo ntaramenya agaciro k'Imana, ntaramenya uburyo Imana ari nini muri we. Ni ukuvuga ko uko barako ataramenya uko Imana ingana muri we, icyo gihe rero ahorana ubwoba. Niho hahandi ujya usanga n'umuntu n'amapusi imuca imbere nimugoroba agahita akarara adasinziriye, ati nabonye ipusi. Ntitwirwana n'ipusi gusa. Ubwo rero ni ukuvuga ko muri we ntabwo aramenya agaciro k'Imana. Ntaramenya agaciro k'Imana. Rero ko bari ibo bamenye Imana, basanze ko nubwo ari abagabo barebare ariko Imana nitwishimira, turabafata. Ukiri aho hantu uretse utaragenda, umuntu umwe ngo yumvishe imbwa zimuka aratokesha. Noneho undi aramubaza, none uratokesheje imbwa zirye? Ubundi imbwa ziba hanze, none urazirukana ngo zive hanze, none zirajya. Ubonye pusi, ubonye umuserebanya, ubonye ndapfuye. Aho hantu uri uwo muntu si ukubatiza imbaraga z'Imana. Bisa ni umunyabwoba. Kandi biri ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyabwoba n'abatizera ntabwo bazajya mu ijuru, kuko ubwoba ni ubwa Satani. Ubwoba ni ubwa Satani. Niyo mpamvu rero igihe icyo ari cyo cyose tugomba kugirira Imana icyizere, kuko Imana iyo wayigiriye icyizere nayo ibana nawe, iguha imbaraga zo kunesha ibyo byose. Ariko rero iyo utangiye kugira ubwoba mu gitondo na nimugoroba, icyo gihe rero akantu kose karakubita ukava mu byizego. Nibo ahandi mwebwe nk'abashumba muhora mwatuza abantu umunsi ku wundi. Kubera iki? Baracyari abana. Tubasabiye umugisha mwese mwadukurikiranaga. Imana ibahe umugisha. Yari Patron na Pastor Steven. Shalom.